Tubaye ikaze bakunzi bo Muragwa Family TV. Twongeye guhura muri wa mwanya duhura tukaganira, tukaba tugiye kuganira muri bwa buryo abenshi ba hano ku Muragwa Family TV tumaze kumenyera, kubaza ibibazo hanyuma umutumirwa akadusubiza. Twatangira tumuha ikaze. Murakoze cyane. Bisanzwe rero tukabivuze ko tugiye kuganira muri wa mwanya wo kubaza akadusubiza. Tugiye gutangira n'ikibazo cya mbere abantu benshi bakunda kwibaza cyangwa se bakunda, ni ibintu bisa naho abantu benshi bakunda kubona. Ubundi ni ukubera iki usanga abantu benshi yaba umupapa cyangwa yaba abamama usanga nyine bafashe icyemezo cyo gutangira kwikorera ari uko nyine bamaze kugera muri ya myaka yo hejuru? Biterwa n'iki? Urakoze. Ngiye ntekereza ko akenshi aba ari ugutinya risiki, kuko iyo ukiri muto ukorera amafaranga, ukorera abandi, uba wumva nta kintu gisa nabyo. Noneho watekereza kubireka ngo ujye mu kwikorera, ugatangira ukaba se nimpava biragenda gute, ubwo se bitagenze neza biragenda gute, ugahorana ubwoba. Ariko rero hari igihe hari imyaka umuntu ageramo bwa bwoba atakibufite, akavuga ati reka mbikore bizabyara icyo bizabyara. Ngiye ntekereza ko ari yo mpamvu. Ntabwo bishobora kuba ahubwo se byaterwa wenda no kuba umuntu avuga ati wenda ikigenda cyafite amadepanse, nkeneye wenda kuba ndahantu kabone nubwo naba mpembwa dukeya, ariko nyine nkaba nizeye neza uko byagenda kose ko nzatubona. Ntabwo bishobora kuba wenda bituruka mu ko umuntu avuga ati nubwo tuzaba dukeya ariko tuzatahe nyine mbizi neza ko duhoraho, kuruta uko wenda wavuga uti nakagiye mu bintu wenda nzi neza ko byavamo amafaranga menshi ariko nyine ukaba utabyizeye. Nyine urumva ni kwa kudashirika ubwoba cyangwa se gutinya gufata risike yo kuva ku kazi wari uriho ngo ujye gukora kandi, na cyane cyane ko kandi wari uriho kaguhaga amafaranga itariki izwi, ukaba ati uko byagenda kose tariki n'iyi nzahembwa. Ariko iyo wagiye kwikorera utangira nyine ni nko gutegereza uwo mutasezeranye, kwatireka nkora ibi ngibi bizabyara ibi n'ibi. Kubera ko ya kondisiyo wari usanzwe urimo, ndavuga ukiri mu kazi kaguhemba ku kwezi, iyo ugiye kuyigereranya noneho na bwa buzima bushyashya ugiyemo, niho usanga noneho hagiye kujya habaho ibintu byo kugereranya. Nkiri mu kazi byagendaga gutya, none ubu biri kugenda gutya. Ugasanga rero abantu benshi nyine ni bya bintu byo gutinya gufata risike, ariko burya abantu abatinyuka gufata risike akenshi bibagendekera neza. Ubundi se kuri wowe ahantu heza ho gutangirira uba wumva ari hehe? Naho ngaho gutangira nyine wenda ugerageza kwikora nyine ugatangira ufata risike, cyangwa ibyo bintu bimaze kuba nk'ahari akamenyero ko umuntu wenda atangira akorera umushahara agakorera umushahara yabona wenda atangiye kugira muri ya myaka yo gukura akaba ari ugatekereza kwikorera? Ubona we icyakabaye cyiza cy'umuntu yagahisemo wenda atitaye wenda kukuvuga ngo akuyemo ubwoba, ubona cyakabaye ari iki? Aho ngaho nabangiye kuvuga ibintu wenda bidafite fagite, ariko biba byiza cyangwa se byaba byiza ubashije kugira icyo wikorera ukiri muto, ugifite imyaka mikeya, ugifite za mbaraga, kugira ngo noneho za mbaraga zawe uzibyaze umusaruro ku bintu bikwinjiriza wowe ubwawe. Ariko noneho usanga abantu barindira ahubwo kuzava muri ka kazi ka leta cyangwa se abakorera abandi, za mbaraga batakizifite. Ubwo rero biramutse bikugendekeye neza, gutangira kwikorera ugifite imbaraga nibyo byabyara umusaruro mwinshi kurusha kujya kwikorera utagifite imbaraga zihagije. Murakoze cyane. Ikindi kibazo ninda kukubaza ni ikibazo cyo mu buzima busanzwe. Ibindi se byari mu buzima budasanzwe? Ikindi kibazo sinzi wenda niba birakubaho, uvuga iki kuri bari abantu umuntu ahurira nabo muri bisi
waba ufunguye nka telefone ugiye wenda nko kuyirebamo, cyangwa se wenda tuvuge wenda wigiriye kuri chat, cyangwa se wenda hari umuntu kwandikiye ubutumwa runaka ugiye kubusoma cyangwa ugiye kubureba, ugasanga muri ako kanya hari undi muntu wari utegereje kuza kureba kuri telefone yawe atitaye ngo bakoherereje ibiki cyangwa ugiye kureba hiki. Byari byakubaho? Niba bitarakubaho cyangwa byarakubaho tubwire, abo bantu nyine ubabona gute cyangwa se ubafata gute, cyangwa se ibyo bintu biramutse bikubaye wenda wabyitwaramo gute? Njye ntabwo byari byambaho, ariko nabonye ababikora, gusa ntikiza ko ari amatsiko, kuko nta kindi cyatuma bikora. Niba cyane cyane bikunze kuba nko mu mabisi abantu bagenda bahagaze, ugasanga wa muntu uhagaze wenda uwicaye imbere ye yibereye muri telefone, ntakagira amatsiko nawe kureba ibiri kubera muri telefone. Njye numva nta kintu kinini nabivugaho, gusa ababikora nyine ntabwo ari akageso keza, ariko si n'icyaha kuko ni amatsiko nyine aba yigiriye. Ni amatsiko. Ariko njye mfashe nk'umuntu ari kubireba nahita mubwira gusa uvanyemo iki, wenda akaba yabinsobanurira, ariko ntabwo birambaho. Ni amatsiko asanzwe. None se wowe byakubayeho ibyo byo kureba muri telefone? Byambayeho. Ubyitwaramo gute? Telefone nahise nyifunga ngisubiza mu mufuka. Cyo rikaza kikomereza ko wenda wasanga nk'iyo nkuru yari muryoheye. Oya, hari igihe usanga wenda umuntu ameze nk'aho ibyo bintu nyine yarabimenyereye, wenda nawe afite telefone yiwe, ariko yabona umuntu begeranye azamuye telefone ya indi yiwe akayita wenda yongera akayisubiza mu mufuka, cyangwa se akanayifata mu ntoki ariko ntayicane, cyangwa ukabona afite amatsiko nyine yo kureba ibintu ugiye kureba, afite amatsiko yo kureba umuntu uri kwandikira, afite amatsiko. Mbese ugasanga wagira harabura gatonga kubwira ati ntizaho. Sinzi, ntago nzi wenda ikintu kibitera, simbizi, ariko ngewe igihe byigeze byambaho rwose umuntu wenda sinamuvugisha, nta kintu namubwiye, ariko telefone nkibona ko uwo muntu nyine arimo arancungira muri telefone, kubera ko rega nta nubwo twamenya ngo amatsiko aba afite n'ayiki. Icyiza rero, kubera ko nawe utiteguye kumenya ngo wenda ibintu bigiye gukurikiraho ugiye kureba ni ibiki, icyiza nuko nyine telefone yawe nawe uyiha sekirite, ukayisubiza mu mfuka, wenda ukaza kuyireba ugeze ahantu wenda hageze wisanzuye, wenda uwo muntu ukurungurukira muri telefone atagihari. Kuki utamubajije se? Wari guprofita ukamubaza? Ukamubaza impamvu ari kureba muri telefone yawe? Oya, ibyo ako kantu numvise ari akantu abantu benshi bakunda guhura nako, cyane cyane abantu bakunda gutega bisi, kubera ko urumva nari byambaye hatari ubwa mbere wenda mbyumvise, nzi ko bisanzwe bibaho, naravuze ni wasanga uyu muntu ari wa wundi bavuze. Nese yaba ari umwe ugenda muri bisi imwe? Birashoboka. Ntago byashoboka, nabonye ameze nk'umuntu bimenyereye, wasanga ntago byabaho ko umuntu yajya agenda muri bisi zose, kugira ngo nta nubwo byanashoboka. Ariko njye numva nta birenze, gusa nyine ntago aba ari byiza, ariko nta birenze. Nese umuntu muri buhure gutyo, cya mbere ntari bufate nimero yawe, ntari buyibone ya nimero ya wa muntu uri kwandikira. Ni urugero, hari n'igihe ubu utari no kwandika cyangwa gusoma, ahubwo wenda wibereye kuri wenda nka YouTube uri gukurikira akantu runaka, nyine akagira amatsiko nyine yo kugira ute yo kubikurikira. Ahubwo wenda ibyiza nibyongera kukubaho uzamubaze, mugira n'ikiganiro, hari igihe wenda uzavanamo amakuru nyayo. Okay. Akandi kabazo nashakaga kukubaza, iyo umuntu agiye nko gusura nk'inshuti, hari abantu wenda bavuga bati niba ugiye gusura nk'inshuti ugahasanga wenda indi nshuti wenda mugenzi we yamusuye, hari ukuntu wenda ukuntu ubusanzwe ubanye n'uwo muntu wowe ugiye gusura, nawe akaba wenda afite ukundi kuntu asanzwe abanye n'iyo nshuti yindi wenda uhasanze. Hari umuntu rero ukubwira uti ubundi igihe usanze umuntu ahantu wenda utamuzi,
nyine ntabwo ari byiza guhita wenda werekana amarangamutima yawe kandi uwo muntu wenda utari umuzi, nyamara uhasanze undi muntu wenda ari inshuti yawe magara, usibye ko usanze umuntu utazi ariko wasanze n'undi muntu wari usanzwe uzi. So niba rero uri umuntu wamusuraga mukaganira mwirekuye, mukaganira nyine ibintu byose nta na kimwe muhishanye, muri uwo mwanya hari umuntu ukubwira uti nugera ahantu ugasanga umuntu wenda utamuzi, ati ibiganiro wakundaga kuganira nushake nyine ugenze make. Hari n'ukubwira uti inshuti y'inshuti yanjye aba ari inshuti yanjye, nanjye uko nitwaraga nta kintu nagakwiye guhinduraho, nyine ndakomeza nitware nk'uko nguko. Wowe ibyo bintu uba ubyumva ute, wumva nyine impamvu y'ibyo ngibyo, cyangwa se icyo kintu kiramutse wenda kikubayeho wakitwaramo gute? Ngewe kiramutse kimbayeho, uburyo nabyitwaramo byaterwa n'iyo nshuti yanjye nagiye kureba. Ubundi niwe ufite uruhare runini rwo kuba yabahuza gute, kuko ni ukuvuga ngo abanzi n'uwo amuzi, we yakagombye kuzana nk'ikiganiro azi ko wenda twese dushobora guhuriraho, buri wese ntaceceke, kugira ngo wenda niba turi kuganira ku kintu runaka abazi ko wenda nanjye ibyo bintu ndabizi n'uwo arabizi, aho kugira ngo havuge babiri undi yibure. Byagira uruhare runini kuri wa wundi twasanze, donc nyir'urugo ngo twasanze hariya niwe ufite urwo ruhare rwo kutujyana muri mood, kuko urumva niba ari inshuti yanjye nawe akaba ari inshuti y'uriya, ibyo ari byo byose ntiyabura kubona ibintu abantu bahuriyeho. Ubwo bivuze ngo uburyo wakwitwara bishobora kuba ari ibisanzwe cyangwa se ugahindura bitewe n'ikiganiro cyo kubahuza wenda nyir'urugo wenda yakareye hagati yanyu. Ubundi niko byakagombye kugenda, kuko niba wari usanzwe ujya gusura umuntu umwe, none uhasanze abantu babiri kandi uwa kabiri ntabwo mumenyeranye, biragoye rero ko mwagira icyo muhurizaho. Kuva rero wa muntu mwagiye gusura niwe muhuza, niwe uri bugire uruhare rwo kutagira n'umwe wumva ko atari à l'aise. Uwo muntu wenda navuga mushyashya aramutse akwisanzuyeho bigendanye nuko yabonye wenda uwo mugenzi we wundi yakwisanzuye, ntabwo ushobora kubifata nko kuvuga uti wenda uriya muntu aramenyera umuntu hise unyisanzura akanya ari ubwa mbere duhuye. Ntabwo ibyo bintu ushobora kubifata ukundi kuntu ukavuga uti uyu muntu yakabije wenda kubera ko ari ubwa mbere muba muhuye. Ariko n'ubundi niba akenshi niba wa muntu mvuga ko ari inshuti yanjye nagiye gusura, niba ari inshuti yanjye ubusanzwe usanga n'ubundi n'inshuti ze usanzwe uzizi, ushobora kuba utazizi cyane ariko hari amakuru zifiteho. Pero kumva ko kwisanzura gusa wenda hari ukwisanzura ugakabya, ariko kukwisanzuraho numva njye ntacyo byantwara, ariko hatabayeho gukabya nyine. Ikindi kibazo, abantu akenshi bava nk'ahantu hamwe bakajya nk'ahandi. Wenda ndi butanga urugero, hari nk'umuntu uturuka wenda tuvuge nka segonderi ahafite inshuti, noneho yasoza nko kwiga akajya nko mu kazi, nanone akahahurira n'inshuti. Noneho ugasanga hari inshuti wenda navuga amagara cyangwa se igihe kirekire, cyangwa se ya nshuti yawe nyine yakadasohoka, bigendana wenda n'igihe wenda mumaranye muziranye. Tuvuga umuntu mwamenyanye mwiga segonderi, none wenda ugeze kaminuza, uranasoje kaminuza, wenda uri mu kazi, uwo muntu muracyari inshuti, ugasanga nyine niyo inshuti yawe magara. None ugasanga hari n'undi muntu ukora ubushuti n'abantu bitewe nuko uwo muntu bari guhura cyane, wenda yaje mu kazi, yageze mu kazi runaka, kubera ko wa muntu bakorana buri munsi, ugasanga ubushuti bwabo nyine buri kugendera ku kuba uwo muntu bakunda guhura cyane. Muri abo bantu bombi cyangwa se muri izo situation uko ari ebyiri, ubona igishobora kuba cyatera kuba uwo muntu wenda ahura n'abantu bigahita wenda bimworohera guhita wenda abasimbuza wenda babandi baturukanye wenda icyo gihe cya segonderi cyaba ari ikihe? Ntabwo ari ukubasimbuza, kuko iyo umuntu ari inshuti yawe nta cyayisimbura, ahubwo wenda
ikiba cyagabanutseho ni kwa guhorana, kuko umuntu mukorana murahorana umunsi ku munsi, ariko umuntu mudahora hamwe ntabwo wabikompara n'uwo muhorana. Ariko burya buri wese aba afite uburyo, muba mufite ubucuti mwubatse muri mwebwe ku buryo n'ubundi igihe cyose mwahurira nta cyaba cyarahindutse. Cyaba cyarahindutse. Bivuze ngo wa muntu wa segonde birashoboka ko mwamuri inshuti mugakomeza mukaba inshuti magara, kandi muri handi distance wenda muri ako kanya hari ahantu uri gukorera hatandukanye wenda we nahari, kandi naho hantu nawe afite inshuti muhura buri munsi. Cyane rwose birashoboka. Ubu ni cyabitera ari iki? Kuko abantu benshi birabagonga. Abo bagongwa nyine ni ibyabo. Hari abakunda kuvuga ngo mbe niyo nshuti yawe wenda mwarahuye kera cyangwa se ya kera, ngo hari ikintu nyine wenda mwagakwiye kuba mwarashizeho, cyangwa se bamwe baba baragishizeho gikunda kubahuza, kibahuza kwa bakaba bahura nyine bahujwe na cya kintu baba barashize, ariko icyo kintu bakaba baragishirishijweho nyine n'ubushuti. Icyo kintu nk'igiki? Hari abavuga ati wenda mfite wenda onkere wenda tuvuge utuye wenda ku Gisozi n'urugero, wa undi wa mushuti wawe atuye wenda akorera Rulindo, wenda nawe ukorera wenda tuvuge mu Bugesera, ukavuga uti kubera ko onkere twasanze wenda atuye ku Gisozi twajyanye kumusura, ukavuga uti wenda mu kwezi tuzajya duhura wenda twagiye gusura onkere, ugasanga n'undi ukundi kwezi murapanze ngo mugiye gusura kanaka, ku buryo nk'icyo kintu iyo kiramutse kivuyeho wa muntu, usibye no ko yarabaye inshuti yawe magara kandi ya kera, hari igihe ngo birangira ngo nyine abaye inshuti nyine wenda yahashize nyine n'abakiri inshuti yawe nyine byako kanya nyine ukamufite mu mateka ariko atakiri inshuti yawe. Ubundi rero inshuti yawe nta kondisiyo yakagombye kubiriho. Yari inshuti yawe atari ukuvuga ngo wenda mwaraburanye, umwe yagiye mu gihugu runaka n'undi akajya mu kindi runaka, wenda muhura kubera ko mwandikiranwe kuri Facebook, kuri Instagram, ibintu nk'ibyo, ariko nta kintu na kimwe cyakagombye kuba condition kugira ngo tugumye tuba inshuti nuko tuzaduhurira aha n'aha. Ubwo ntabwo bwaba ari ubucuti. Nuva nyine ngo cya kintu nikivaho, ubwo nabwo ubucuti buravaho. Bivuze ko nta bucuti bwari buriho, ahubwo mwari muri inshuti kubera impamvu runaka. Nibiyo mpamvu ivuyeho nabwo bukagenda. Urumva rero ntabwo ari byo. Bivuze ngo ngiye kuguha urugero gatoya bigeze byambaho. Hari inshuti twamenyaniye segonderi nko mu wa kabiri, turagenda turaburana imyaka 5, twongera guhura nyine buri mwari muri kaminuza. Muri iyo myaka 5 nta muntu n'umwe warigeze abona nimero z'undi kabe yamuvugisha cyangwa se muhure gutya amaso ku maso. Twongera guhura hashize nk'imyaka 7. Nyuma y'icyo gihe duhuye, usibye kwibuka ko twari twaraburanye, twahise dukomerezaho nkaho mu cyumweru gishize wenda twari turi kumwe. So ngiye ndibaza ngo rero niba bya bintu byo kuvuga ngo uhuye n'umuntu mukunda kubona na wenda buri munsi ahisaba inshuti yawe magara ku buryo ndayasimbura wa wundi, niba ngiye bimbayeho iyo inshuti twahura kubera ko twari twarabanye, urumva communication yari yaracitse, tugahita twongera tukamera nkaho mu cyumweru gishize twari turi kumwe, ubwo bwaba ari ubushuti busanzwe cyangwa wenda ubwo navuga ngo wenda hari ukundi kuntu wenda navuga wenda ubushuti bwacu butandukanye n'ubw'abandi, wenda ibyo ngibyo bibaho ugasanga barebageranye. Nyine ni bya bintu nakubwiye ko ubundi kuvuga ngo umuntu ni inshuti kubera ko mukorana ni kakamenyero kuko kuba muri kumwe, kuko nuva muri ka kazi ukajya ahandi hari n'igihe bizarangirira aho ngaho. Inshuti rero nyanshuti ni ya yindi yaba muri kumwe yaba mutari kumwe, bwa bushuti bugumaho igihe cyose muzonga kubonanira mugasanga nta kintu, usibye wenda icyo kintu cyuko mutari muherukanye ari cyo cyari gihari, ariko ubwo buri wese ahantu yarari yatekerezaga ngo nasuriya yagiye he, twaburanye gute, byagenze gute. Rero ubwo bucuti bushingiye kuri condition ntabwo aba ari ubucuti, ni nabyita akamenyero ngiye kuri nge mumenyeranye, ni ukumenyerana.
turabashimiye kuri ibyo bisubizo muduhaye. Ni ibibazo abantu benshi baba bagenda bibaza, namwe muri comment mushobora kugira ibyo mumubaza cyangwa se mutubaza, tukazabisubiza mu kiganiro kizakurikira. Ibiganiro ku Muragwa Family TV nakagaruka. Murakoze cyane. Ciao ciao.